amazi kubaja nagaruka ibintu bimera na Yesu wabishowe bibera ugomba ubukeka yuko ejo nta nubwo uzabona umunsi ubukeka ko oboloza techa togenda kufuna olunaku ubona ko ufite ibibazo byinshi kandi biradaraptori nebizibu binja tenga kitufu birina ebyo bizibu birina kitufu bibiri tubwira iki Bible tugamba ki mu gitabo cya Exodus umurongo wa 13 chapter 13 verse 13 mwebwe nimwihagararire wakamba we bakitimwe muyimirire cyoka nimugire ikindi mukora temubako n'ikirara cyo mukora nimugire ikindi mukora n'ikirara cyo mukora mwe muyimirire cyoka Imana nihabwa icyubahiro mukama katonda wewe ekitiibwa Jambo ry'Imana yikutubwira ngo ekihagararire gusa muyimirire cyoka urebe ibitangaza Imana igiye murabe by'amagero katonda byagenda bakorera kandi akongera akavuga ngo abafilisitiya mubona uyu munsi abafilisti murabyorwa rero temugenda kuza mukubaraba izo nzara muraramo izo njara ze musuramo ndabizi ibyo bibaho rwose kimanyi burungi biberaho ibyo bibaho kimanyi burungi byo webiri bakwirukana mu nzu gabakugoba mu nyumba gushumba n'utaraka musumba yatanyiga ziyatu kwa gatandatu bari bano yatubwiye uburyo bamusohoye mu kuri uwo mukaga bari wano yatugamba ingeri je bamufurumya mu nyumba afiteho tari na yasobora kugenda okubera ariko naye yamaze gusetinga yamaze kusettinga urabona iyo ufite telefone wabira nesimo ugenda muri setting ogenda mu setting icyo ushaka cyose cyo yagara cyo nacyo icyo ushira muri telefone cyo teka musimo yo cyose icyari cyo cyose ushaka cyo yagara nicyo ushira ecyo cyo tekamo era nawe yamaze gusettinga ye yaramaze gusettinga ati reka ngende muri kariya kavumo niho ndirari ati kangende wari wengenda okwesura icyari cyo setting ariko Imana yasettinze muye naye katonda nasindi kwa muntu Imana igikoresha inzira tutanakeka katonda teranya kuzikoze seko baza tutamanyi amakubaga tutamanyi tigagena no kuberaho nta nubwo tujya tuzikeka ngate turoza no kuroza ntagoma kuba wegari kuzikeka hari igihe uri mu bibazo wari wobera mu bisibo mbese nawe ukabona ko naho ufite aho kwirukira gwe nora bati tari nawe usobora kudukira mbere mu maso inyuma mabega impande n'impande side ne side inshuti zose zakuretse imikono cyo najya kuvudeko ariko naye hari igihe Imana igikoresha abantu wari wo katonda wakoze sa abantu be arangije agezeyo we yamara we yatuka yaratubwiye yatugamba nti yabaye umwana mu rugo yafuka umwana wa ka nawe Imana ibanza musiga amavuta naye katonda namusige ekizigo kibaye kizigo nawe ari umunsi nawe wari warunako ntabwo mvuze ngo simnawe kugamba nti ntitora bikaburungi daramazima urabika burungi ariko nyine naye hari ukundi kuntu Imana wari wengereye ndera katonda cyagenda okufananya atari uko konyine gasoko kofana na cyoka ibyo ngibyo katonda ari nebintu ebisinga kwebyo nimba Imana iza aho utuye oba katonda amanyi cyobera nimba Imana yarakumenye utari wanabaho oba katonda yakutegera katonda bakubera kusikuno nta n'umuntu wari uzi ko nta n'umuntu wari uzi ko uzabaho ngati wari na muntu no mwana nyitogera kuberaho bitekereza ngati wari na muntu asobora no bikumikiriza naye nga katonda akumanye ugira kuzi daramazima katonda akumanye ku cyumweru twize ijambo rivuga ngo kusande twasome kigambanti utarava nuko ufite umumaro imbere y'uyu ensonga lwaki tona bakufa lwakuba olina omugaso mu maaso ga katonda akumanye undi nimujya mufata amagambo yigishirizwa wema nakwata ebigambo bye batusomeseza wano azabafasha ibintu byinshi cyane bijja babyamba ebintu bingi nnyo azabafasha ibintu byinshi cyane bijja babyamba ebintu bingi nnyo urabona ngubu urabona twize kwizera kwihangana gukora uruhare rwawe twasoma ekigambo kwesiga okugumikiriza no gukora ku saidi yo none nirigiri rivuga ngo Imana ikigamba ati katonda akumanye ukongeraho irivuga ngo notekako nekirala kigamba ati katonda ajja tukkiriza ebisuubizo bye niyo waca mu muriro ne woyita mu muriro niyo bakwirukana mu nzu ntacyo bikubwiye tekirina buzibu mbese wumva ntacyo bikubwiye ntabwo tekirina buzibu kugwe tekikukwatako bantu b'Imana bato ba katonda Imana yiteguye gusohoza
gusoza amasomo. Katonda yeteka teso kutukiriza ebisubizo Bamwe bafite aho kujya muri Amerika. abamu bali n'ebisubizo byo kugenda mu Amerika Gusa nimuzagerayo. we munatuuka Nimuzamere nk'Abisirayeli. temufuuka ng'abaana ba Isirayeli Muzibuke urusengero Umunara. mujjukirenge ekanisa Umunara Ntimukayibagirwe. temugeza ne mwerabira ekanisa Barakira Umunara bakibagirwa abantu yuko bagagawala ne beerabira nti baraye na gatatu batariye. tebasula enaku 3 nga Ariko tebalya emmere ugenda muri firigo ugasanga inkoko. naye n'ogenda mu furiji Ukumva nosanga inkoko warayihaze. nosanga ng'enkoko wagikuta ukagenda muri resitora n'ogenda mu restaurant bakaba batetse inkoko, nga bafumbye bakaba enkoko batetse ibindi bintu. nga bafumbye ebintu ebirala Muzi ko muzarya inkoko mukazihaza. mumanyi nti mugenda kulya enkoko muzikute Abakunda amafi abagalanye ebyennyanja muzayarya, mugenda kulya muzayahaga ebyennyanja mubikute rwose. kituufu Ntabwo uzasigara ku kawunga. tugenda sigala ku kawunga Abantu baza akawunga abantu abamanya bakarya akawunga buri munsi cyangwa umuceri abakalya buli n'ibishyimbo lunaku buri oba munsi. omukyali n'ebijanjala buli lunaku Abantu bajya bayita uniform. abantu bateranya kubiyita uniform Bayita uniform. babyita uniform Ku mashuri menshi bateka akawunga ku masomero mangi okuva ku Monday paka ku Sunday bafumba akawunga Rero iyo n'ebijanja ni uniform. iyo uniform Imana y'amasomero izagukuraho uniform. katonda agenda kujja ku iyo uniform Buryo nawe eyo uzarya. nawe otye Rwose ukumva urariye. Wagera nijoro wotuuka ekiro ukibaza n'icyo kurya olowooza n'ekyokulya reka kikubule ninywere ji yo. ugambe nti kanenwayo Nigire juice kurya. ngende neebake Mwebwe ntabwo mubyumva. mwe temusobola biwulira Nukuri ntabwo mwe mubyumva. temusobola Kuko biwulira ntabwo mwizeye. kubanga mwe temukkiriza Iyo bamwizera singa mwari mubadde kuba mukkiriza mubyumva neza. mwandibadde mubiwulira bulungi Iyo bamufite kwizera singa mubadde mulina okukkiriza mwari kuba mubyumva neza singa mubiwulira bulungi cyane. okusingira ddala Nindemera ko ibyo Imana yabikora. anakkiriza nti katonda ebyo asobola bikola Rwose ukiga ukarangiza. n'osoma n'omaliriza emisomo gyo Ukaba icyo washakaga kuba muri. n'ofuuka ekyo kye wali oyagala kubeera mu future yo Ukubaka inzu yawe n'ozimba ennyumba yo ikarusha n'iya perezida w'igihugu. n'esinga n'eya pulezidenti w'eggwanga Ibyo mujye mubyizera. ebyo Nabyo biza. mubikkirizenga Imana iba yiteguye gusohoza amasezerano. katonda yeteekateesa okutuukiriza ebisuubizo bye Rwose kituufu Abisirayeli bagezeyo baribagirwa. abaisirayiri baatuukayo ne beerabira Ariko umunsi wagezeyo nawe naye olunaku nga lutuuse uzabanza ushima Imana. ng'olunaku lwe lutuuse weebasenga katonda uzazusenga ate esaala gy'onaasabanga uzandinde kwibagirwaho wawe. esaala eyo egambe nti kuuma okwerabira gye wanzija katonda Ujye ufata n'akanya wibuke aho wavuye hose. kwatanga n'akaseera ojjukire gye wava Uri kuri uniform. ng'oli ku yunifoomu y'emmere Uri kuri uniform. ng'oli ku yunifoomu eyo y'emmere Kawunga bijanjara. kawunga bijanjaalo kawunga bijanjaalo Mucere bijanjara. muceri n'ibiki Tujye tugerageza. tugezeeko Twibuka Imana. tujjukire katonda gye yatujja Rero bantu b'Imana. bantu ba katonda Nababwira ngo Imana ngo yiteguye gusohoza amasezerano yababwiye. badde mbagamba nti katonda yeteekateesa okutuukiriza ebisuubizo byabawa Ababyizera ababikkiriza Imana izabakorera igitangaza. katonda ajja bakolera ebyamagero Imana yumva. ye katonda awulira Nibagiwe igitabo aho dusanga yeerabidde ekitabo gye tusanga bari bajyanye isanduku y'Imana bali batutte essanduku ya katonda bakayishyiraho dagoni iri. ne bagiteekako dagooni Babyutse mu gitondo. enkeera ku makya nga bazuukuse Babyutse mu gitondo nga bazuukuse ku makya basanga amaboko yavuyeho, ne basanga nga emikono gyavuddeko basanga amatwi yavuyeho. ne basanga nga amatu gavuddeko Bongeye kubyuka ikindi gitondo basanga olunaku cyavuye. olulala ne basanga nga yavudde kwoyona Ku Imana yacu dusenga ffe katonda waffe cyareka mvuge ngo njye Imana nsenga. Haleluya yanjye aho Njye Imana nsenga ni Imana inyumva. se katonda wange gwesaba ye katonda mpulira Haleluya Ni Imana indeba. ye katonda nteba Irumva. katonda awulira Niyo yahaye ubwenge abantu kugira ati bareme ibyo bintu. ye yawa abantu amagezi basobole okutonda ebintu ebyo None baramya
isi iyo Mana ndayizera so yakatonda mwesiga sinzi ukuntu ndabigenza n'ubu sima nk'ingeri ndabikorako twe tuba dufite Imana ivuga fe turi n'akatonda ayogera njye simanura nze siragura cyangwa ngo njye mu mwuka cyangwa neza nyigire mu mwoyo bafu no kurayisibwa ngo mvuge ngo dufite amakuru yizewe tingamiti turi n'amawurire agakiriza n'amatufu ubwo ngibyo nubwo nabivuga nze nimwe kuba byose byogera ariko ibyo mbabwiye neze bimbagambye yuko Imana ije gusoza katonda se gutukiriza ibisubizo by'abo abantu bitufu ibyo ndumva byizeye ibyo bipurira timpikiriza ibitufu kugira dukore ikintu gikomeye ni ukubera ugomba kuba ufite confidence gukora ibintu nga bitufu no kuba ngo na confidence mu bwe you need to have confidence uri no kuba tori na confidence. Don't reach a place and yeah, I know we reach some places and get tired Tuharaho tugera tukumva turananiwe and we feel we are down and we feel tukumva ko turi hasi there's no life anymore no uri natitoni naburamu but the God in heaven na yikatonda ari mukuru for him he sees when things are just starting katonda yawe abantu bitandika butandise wowe ubona yuko utazigera ujya mu ndege gora abantu tugenda kuri nyamunyonyi undi wowe Imana ikora ibintu tutashobora no God does things we can't imagine katonda akora ibintu byafe tutasobana no kuroza nikukeka kutazigera ujya mu ndege wabona wose ati tugenda tambonera mu nyonyi uzagira indege ugenda bera n'inyonyi icyasa tukirire mu Bufaransa icyamisano kirire mu France dino irire muri Canada dino girire Canada wumva icyuceri kirakwishe urire totuyanye no kutuyana ufate iyindi ndege ikujyana muri New York ko kwatenga nyendare gutwara mu New York kuga ibyo ni ibintu Imana igikura bibye bintu katonda byateranye gukora ibyo ni Imana idukorera ebe bye bintu katonda byatukorera bakwirukanye mu bakugobye mu nyumba nziza cyane ko hano nta n'abantu birukanye kirungi nti wana wakati mufite wari mutuge bagobye mu nyumba nziza cyane ko nawe birukanye mu nzu kirungi nti wari kwe bagobye ariko mu nyumba n'umugi uracyari gukodesha naye no mu kisera ngo cyari kupasa ngo cyari ku mavivi ntugire ikibazo uzagera ube narangiro tufunga ikizimu cyatose kisero futerangiroti rwose kitufu ubu ufite nk'amazu mbere ngo ni n'amayumba amazu atabarika amayumba ge tutasobana no iyo ugiye kuri YouTube ujya ubona abantu ugenda kuri YouTube babakire ku isi abantu abagaga basiga ku umuntu isi w'umukire wa mbere ku isi umugaga asiga ku isi wa kabiri mukire ku isi uwa kabiri